tuguhaye ikaze wo ukurikira ibiganiro bya URUMURI MEDIA. Niba uri mushyashya ukaba utarakora subscribe, fata amasegonda make cyane ukande subscribe ndetse ukande no kukazogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo, inkuru iteye agahinda, aho mu karere ka RWAMAGANA umugeni yapfuye abakwe baje gufata irembo. Umukobwa witwaga Ubitonze Daria uri mu kigero cy'imyaka 21 y'amavuko yaje kuba yitaba Imana ku wa gatandatu tariki 25 Mutarama 2025 ku munsi abakwe bari buze gufata irembo. Bivugwa yuko uyu mukobwa yabanje kurwara mu nda, hanyuma bamugejeje kwa muganga aza guhita yitaba Imana. Nkuko bikomeje kugarukwaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, uyu mukobwa yari afite ubukwe tariki 15 Werurwe uyu mwaka wa 2025. Rero ku wa gatandatu nibwo yateguje iwabo ko bazaza gufata irembo, batumira inshuti n'abavandimwe nk'uko bisanzwe. Uwo mukobwa ngo yari umwe mu bakoraga imirimo bitegura abashyitsi, ariko bigeze saa 5 z'amanywa arwara mu nda, bamujyanye kwa muganga ahita yitaba Imana. Umusaza w'uyu mukobwa witwa Majyambere yavuze yuko icyishe mushiki we kitari cyamenyekana, kandi ahakana amakuru yavugwaga yuko umusore yari yabenze mushiki we bigatuma yiyahura nk'uko bikomeje kuvugwaho cyane. Yagize ati, ibyo gushaka kwiyahura kuri mushiki wanjye sibyo rwose. Yarwaye mu nda ku wa gatandatu ahagana saa 5. Njye naje mva i Kigali mvugana n'umusore ambwira ko abasaza bari buze kumufatira irembo bari mu nzira, amana nimero zabo turavugana. Nuko mama amamagara ambwira ko mushiki wanjye ameze nabi. Nari ngeze i Kabuga ndaza ndamufata, nsanga ari kuruka, mpita mutwara kwa muganga. Uyu musore avuga yuko yatwaye mushiki we kwa muganga, hanyuma amugejejeyo mu nda hakomeza kumurya cyane, ahita ahamagara ba basaza babwira ko mushiki we amerewe nabi cyane. Hanyuma ibyo gufata irembo birangira gutyo, ahubwo batangira kumwitaho, nubwo nyuma yaje guhita yitaba Imana. Majyambere yahakanye amakuru avugwa yuko umusore wari bushake mushiki we yamubenze, avuga ko ari ibihuha biri gukwirakwizwa n'abantu ngo kuko ari we wijyaniye mushiki we kwa muganga nyuma yo gusanga aribwa mu nda cyane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigabiro Rushimisha Mark yabwiye igitangazamakuru Igihe ko bakurikiranye bagasanga uyu mwana w'umukobwa witabye Imana yari arwaye mu nda, nubwo bivugwa ko yari yiriwe mu mirimo ategereje abo bashyitsi bari buze gufata irembo. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa yavuze ko uwo munsi uwo mukobwa yarwariyeho ari nabwo bamujyanye kwa muganga, nyuma biza kurangira yitabye Imana. Uyu muyobozi akomeza asaba abantu kureka gukwirakwiza ibihuha by'uko uwo mukobwa yapfuye yiyahuye. Nkwifuriza gukomera mu byo urimo byose, nkwifuriza gutera imbere. Wowe wahisemo gukurikira URUMURI MEDIA. Niba uri mushyashya ibuka gukanda subscribe, tujye tubana mu biganiro byacu.